Yesu mukunzi wanjye makugungiraho ugumurabusuma n'umugarurwa cyane umishe mu kizawe kugeza uhitira unyobora hikinze simugane na hato. Amen amen. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro kandi Imana y'imbabazi yuzuye kugira neza kwinshi. Imana yacu ibiharirwe icyubahiro. Twongeye kubaramutsa aho muherereye hose, ese mwaramutse neza? Imana ishimwe ko njye nawe twongeye amahirwe yo kubaho n'ubuntu tugiriwe kandi n'umugisha utangaje duhawe. Byatubera iby'igiciro kubizirikana ndetse tugashima cyane ngo umugambi w'Imana yagize iduha amahirwe yo kubaho gusohorera mu bugingo bwacu. Kugirana na Kristo uyu munsi ni ibyiringiro byanjye kandi ni ibyiringiro by'uwizera wese. Byakubera ibyiringiro bishatse uyu munsi nawe utarizera, ukamwizera kandi ukamuhitamo nk'umukiza wawe. Reka dusenge tuganire ku magambo y'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbabazi zawe ukunda kutugaragariza, tugushimiye kutwihanganira nubwo tudakwiriye, nubwo tudashyitse, ariko ineza yawe n'ubuntu bwawe bigakomeza kutubaho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko mu minsi yose n'aya myaka yose twaramye tubihawe nawe, n'uyu nguyu wongeyeho. Ndakwinginze ngo turinde ko waba kurushaho kutwongerera urubanza, ahubwo uyu munsi tubere uw'umugisha. Ibyananiranye byo muri twe byongeye guhinduka muri uyu munsi, ibiducogoza n'ibitunaniza bishyirwaho iherezo uyu munsi. Abari kure yawe bigire bugufi bwawe uyu munsi, abababariwe turushaho guhindurwa bashya nawe uyu munsi. Ni ukuri nibigenda gutyo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka Nyagasani abibwira ko uyu munsi bawongeye kugira ngo bakomeze gushaka iby'isi bakire bagere kure aho bashaka. Reka ayo mitima yabo irarikiye ibidafite umumaro wongere kuyereka umugambi mwiza kandi usobanutse, yuko wifuza ko ugendana nabo uyu munsi, kandi yuko wifuza kubaha ubugingo bushya, aribwo bamara inyota y'iby'isi n'ibidafite umumaro, aribwo kumenya Kristo no kumwakira mu bugingo. Nibigenda gutyo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho bana natwe magambo make tugiye kwiga, umwuka yari yatwumvishe kandi ayakoreshe kugira ngo akize imitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yego, reka dufate Bibiliya zacu aho bishobokera batarajya mu mirimo, turebe amagambo ari muri Zaburi ku gice cyaho cya nihangana itangiriro, igice cyaho cya 3 ku murongo wa 15 hari amagambo avuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana ihabwa icyubahiro. Iri ni itangazo rikomeye Imana arimo itangariza inzoka cyangwa se Satani wari wihanze muri iyi nzoka, amubwira ati nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Rero Imana ishimwe ko yashyize urwango hagati yacu na Satani. Iyo bitaba rurarwango ari rwo Kristo Yesu niwe ujya hagati y'umuntu akamutandukanya na Satani, naho ubundi rwose umuntu avuka yomatanye nawe. Ariko Dawidi yarasenze ngo unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranye, nubwo umutima wanjye womatanye n'umukungugu, unzure nk'uko ijambo ryawe ryabisezeranye. Rero Kristo niwe rwango, niwe ujya hagati yacu na Satani akadutera kwanga icyaha, akadutera gukunda iby'ijuru ndetse n'ibizahoraho. Reka dukomeze dusome amagambo yacu turi kwiga muri iyi minsi muri iki gitabo cy'Integuza volume ya mbere. Turacyari kuri page ya 5 kuri isubi yo hasi. Ngo ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira. Mumenye neza ko no muri iyi minsi yacu kutumvira ku mukristo wese bituma imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Urumva? Kutumvira kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umutima we udeburwa n'ibicumuro
bituma buri uko yakwitsindishiriza ubwe ngo aneshe ibibi. aba imbohe ya Satani yajyaga gukomeza kubayo iteka yajyaga gukomeza kubayo iteka iyo Imana itamugoboka ngo imuhagarareho. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dushime Imana yatugobotse ikaduhagararaho. Iyo bavuze Adamu n'injye nawe twese twari tubaye imbohe za Satani, kandi twajya gukomeza kuba imbohe ziwe iyo Imana itaduhagararaho. Rero Imana yaduhagazeho, ishyira urwango hagati yacu na Satani kugira ngo ubyifuza wese abashe gukira. Agakiza kashyizweho buri wese ashobora kugashyikira. Nawe rwose wagashyikira ubishatse, ubyemeye n'uyu munsi wararukakire mu bugingo bwawe nk'uko Yesu yavuze kuri Zakayo. Nawe uyu munsi yarari wawe, nawe uyu munsi agakiza kataha iwawe ubyemeye. Ngo abantu bataracumura buzuraga n'ubutunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bihishwemo. Tutaracumura, icyaha kitarangiza umuntu nuko umuntu yari ameze. Ariko ni nawo mugambi w'Imana igihe yatangaga Kristo ari we Adamu wa kabiri, irifuza ko twongera guhuza n'ubwenge n'ubutunzi bwose bihishwemo. Ngo ariko uko ingarika aho yamariye gucumura ntiyaba akinezezwa n'ibyera, niko gushaka uko yakwihisha Imana. N'ubu niko bikimeze ku muntu utabyawe ubwa kabiri. Ntabasha gushyira hamwe n'Imana, niyishimira kubana nayo. N'ubu niko bimeze ku muntu utarabyarwa ubwa kabiri. Ntabasha kubana n'Imana, ntabasha gushyira hamwe n'Imana, ndetse niyishimira no kubana nayo. Kubyarwa ubwa kabiri rero ntago ari ukubatizwa gusa mu mazi nubwo byahozwe ariko byitwa kubyarwa ubwa kabiri n'umwuka n'ijambo ndetse n'umuriro. Iyo niyo mbaraga itandukanye umuntu n'icyaha. Naho mu mazi ho rwose pe tunayahoramo, bamwe turanakara umunsi kundi. Amazi kwinikamo gutyo gusa, abantu binikanwamo ubusambanyi bakabuzamukana, bakinwikanwamo bakongera bakabizamukana. Rero kubyarwa ubwa kabiri kukuri uko Imana itwifuriza nukubabarirwa n'ubuntu, nugutsindishizwa n'umuntu bwo kwizera, nukwihana ibyaha ugatandukana nabyo. Ngo ingaruka zo kurya ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi zigaragarira mu mibereho ya buri muntu. Nawe uyu munsi birakugaragaraho. Kubanga Imana utayikunda nuko twese tuvuga pe, nta muntu ubihitamo, ariko uyu munsi ugomba guhitamo agakiza kugira ngo ukire urwo rwango wanga Imana. Muri Kristo Yesu harimo urukundo rukunda Imana. Umuntu ubuntu w'inyama n'amaraso ashobora kuba akunda Imana bigashoboka aramutse yeguriye Kristo Yesu agatura mu bugingo bwe. Twe ntago twabyishoboza, ariko Yesu amukundira muri twe, natwe ubugingo bwacu bikabinezererwa, tukagira urukundo rukunda Imana. Yego, ngo muri kamere ye harimo imbaraga ituma bagamira ku cyaha, kandi ntiyatsinda wenyine adafite ububasha. Kugira ngo ashobore kurwanya iyo mbaraga maze agere ku ntego we mu mutima we yumva ko ikwiriye, ashobora kubona ubufasha mu mbaraga imwe gusa, ni Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Wowe wifuza kunesha icyaha, wowe wifuza kubaturwa ukava mu bata bw'icyaha, nkwifurije kugera na Kristo uyu munsi, kuko muri we gusa niho harimo ubushobozi bwagushoboza kugera kuri iyo migambi myiza ufite. Reka n'abatabyifuza Data wo mu ijuru areshya imitima yabo abegereze Kristo kugira ngo babyifuze, kuko vuba ngaha bazabyifuza batakibonye amahirwe n'uwo mugisha. Nshuti zanjye, bavandimwe banjye, mbifuje kujyana na Kristo uyu munsi. Ndinginga Umwuka Wera asobanura imitima yacu amagambo, kandi ageze ibwini ndani aho umutima wose uyumva ukakira n'itegeko riyavuyemo. Nibyo mbasabe mbyisabiye mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimira urukundo rutangaje watugaragarije ubwo twari dupfuye, waduhagazeho uratwimana, utanga Kristo ngaze kutwambura Satani mu maboko ye. Ni ukuri izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndi umutanga buhamya waranyaruye, ndabigushimiye. Ndakwinginze ngo warure n'abavandimwe bakiri mu byaha. Reka Nyagasani ubambure Satani batwaza igitugu. Reka Nyagasani wongere kubarambura ikiganza cyawe gikiza, ubakure mu buretwa no mu bubata. Kora ku matwi bumve, kora ku maso barebe ko bicaye ahantu habuzanijwe, maze bifuze kuguhungiraho. Ndinginze nge n'abakijwe twese turi imbere yawe, nanone uturengere muri uyu munsi. Nyagasani ntago ari aha waduhamagariye kugira, urifuza no kutwigiza imbere no kurutaho. Ngaho turengere utwigiza imbere, duha imbaraga zawe, dushoboze kunesha icyaha gisa nacyo, twuzuze Umwuka Wera. Reka byose nk'uko ubishaka, buri wese wahaye umugisha wo kubaho uyu munsi umugirire neza. Ndagushimiye ko udacangwa n'ubwinshi bw'imitima yacu. Reka buri wese usubize kwifuza kwe, kandi umuhe umukwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.